Nshuti bakunzi bakadasohoka ba Rwanda Burundi TV, twongeye kubasuhuza abari mu ntara zombi, abaherereye mu ntara y'u Burundi, ntara y'u Rwanda. Nkuko mubibona imbere ya kamera dufite Kofi Beto, mu panafricaniste ukomeye cyane, mu geopolitiste adufasha kugenda dusesengura. Tugarutse mu kiganiro cya panafricanism. Ko bwana Kofi, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, nawe ndagushimiye ko baje ngo dukorane ikiganiro. Ni iby'agaciro kuba dutangiye umwaka tunakora panafricanism, ntago burya twayibagiwe. Kuko burya ngewe nkunda panafricanism kurusha geopolitique burya. Yego, ni ko interesa cyane. Ariko noneho impamvu usanga kenshi mikoro yawe yaguye. Impamvu usanga kenshi nkunda kujya muri geopolitique nuko ari ituma mind yanjye function. Yego. Kuko burya ngewe nize mate. Kandi mate ni structure analysis. Nuri panafricanism ntabwo isaba structure analysis. Kuko ni ideology. Ni ideology. Ariko geopolitique yo isamo how science. Urumva yaba birasaba analyse. Rero iyo umuntu akenshi yize imibare yinteresa ku bintu akora mu analyse, ariko ku mutima ngiye nkunda panafricanism. Rero nawe abana uzabashishikarize kwiga imibare. Ariko abantu impamvu batiga imibare baravuga ngo x ngo ntijiboneka. ngo za ligne parallele zitahura. Kandi iriya x abantu baba bashaka mu mibare ntukayifate nk'inyuguti x. Ubundi ni nko gusubiza ikibazo, ubundi niko twakabaye tuyifata. Ni nk'ikibazo kiri hariya ugomba gusubiza muri sector yose waba urimo. Ko nabifata. No kuvuga ngo ibintu byose ubona bigerwaho bitangira ari za x. Kuko ngo niba umuntu avuze ati ari imagination, niba umuntu avuze ati ni gute nagenda mu kirere, ni gute nagenda mu kirere, urumva next ni ibintu bitasobanutse, agiye kubisobanura, akahita abona iki indege. Donc x ntago nifata nk'inyuguti kuko ntizigere boneka, kuko nyine abantu baba bayishaka. Ariko nifata nka objective ziraboneka. Rero nicyo nabwira abantu. Yego. Mbo twakomezaho n'ikiganiro. Nanjye nkunda panafricanism. Ego, uri umuntu ukunda gukurikira cyane Afrika, haba muri geopolitique cyangwa no mu zindi politike zisanzwe. Ese umwaka wa 2023 twasoje usize Afrika imeze gute? Ariko hano turareba muri cadre ya geopolitique. Ego. Mbo uko Afrika isigaye se? Ego, isi oya Afrika iracyari umugabane utagira aba president. Burya Afrika yego ifite ibihugu 54, ariko ifite abaperezida batatu. Ego. Urumva iracyari nta gahunda iragira. Noneho aba president nkunda kubavuga, hari president Cyril Ramaphosa ubona ko active. Ubona bari abatinu ubona ko na abantu zero puissance zigeraho zikagira. Noneho wa gatatu na warahari, ariko ntago nkuze kumuvuga bitewe nuko ushaka kumva wawe atarimo twahura ukamenasa. Yego. Ngo rero hari no murundi nawe twabiganira mu mbaza, nawe mubwira abo babiri. Wa gatatu sinamuvuga kugira ngo atumva atari never akamfurapa. Yego. Kandi ko ari kumfurapa. Kuko nawe urareba ijya kurisha ihera ku rugo, kenshi buri muntu wese aba yumva yakururwa. Cyakora ndahantu ndi neza uwo muperezida wa gatatu ari nahita mukubwira. Wahita mukubwira. Ariko ndahatari never. Yego. So rero Afrika nta ba president igira muri rusange. Afrika abagakwiye gukemura ibibazo byayo bimwe agaciro. Urubyiruko. Yego. Dore ko ari narwo ruhituye ku bwishi. Wowe nubona neza urubyiruko rudahabwa agaciro, haba mu nteko ishinga amategeko, haba muri za fonction z'igihugu zisanzwe, haba he hose, ukabona nta gaciro babaha, bivuze ngo Afrika iratakaza bagakwiye gukemura ibibazo byayo. Yego, kuko nibo bagifite analyse y'ibibazo bishyashya bije, tari ibyahise. Yego. So rero Afrika iracyameze gutyo, nta hantu itandukanye nuko abo nubundi ba Nyerere bayisize, ba Kwame Nkrumah, nta kintu mbega kiraba. Aho twibutse ko ari muri cadre ya geopolitique. Kimwe mu bibazo Afrika ifite harimo n'ikibazo cya Republika ya Demokarasi ya Congo, DRC. Ese turetse geopolitique nkuko dukunze kubigarukaho, ubundi muri panafricanism ubona DRC yasobanuka gute mu buryo bwa panafricanism? Burya ikintu abantu twibeshyeho nuko
n'izi ndimi zacu zikennye amagambo ubundi habaho problem hakabona question. Ibyo byose bivuga tuvuga ngo ni ibibazo ariko biratandukanye. Ugiye kubisubiza ntabwo bisubiza muri mechanism zimwe. Problem byaba ari nk'ikintu kiri long term, question bikaba ari tuntu twahoja. Nta question ishobora kuba long, ntabwo biterwa na period, ahubwo biterwa n'ibyo bintu uko meze en place. Nuvuga ngo nk'iyo umuntu akubwiye ngo nk'iyo umuntu avuze ngo naburaye, iyo ni question, oya ni problem. Ukumva ni ikintu sociologique. Nujya kugikemura muricarana nabo mugahita kwa buraye twakora iki, sufite izihe mbogamizi, bikwaffecta gute. Donc iyo ni problem. Numva habayeho kwicara. Problem ni ikintu sociologique, kibazo natire sociologique. Ariko question iyo ni ikintu umuntu akubaza akeneye information. Nk'umuntu akubwiye ngo bite, iyo ni question ntabwo ari problem. Kumusubiza nta analize uko aho bise byumvikana kwisha. Rero ikibazo kiri muri Congo ni question ntabwo ari problem. Niyo mpamvu ubona ibiganiro bidashoboka. Nese question ntabwo bayiganira ufite isubiza umuntu kubajije. Yego. Iyo aza ko ari problem abantu bari kuzica bavuga ati ariko ibintu bituruka ko byafecta abantu ko bigira bite mwaze twabikemura mu buryo bw'ibiganiro. Yego. Impamvu ro bidakunda ni ikibazo cy'umuntu umwe ni question. Ukemura ikibazo cy'uwo muntu byahita birangira. Ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu sociologique. Ni ikibazo cy'umuntu umwe gusa. Mugikemuye byahita birangira. Ubwo rero muri Congo ikibazo kiriyo uzagishake ushaka umuntu ufite icyo kibazo wifite ikibazo kinda mugikemure bite birangira. Kandi uyu umuntu akubajije ikibazo umusubiza mu rurimi yumva. Yego. Mvuga ngo umuntu muzamusubize mu rurimi yumva. Ubwo muri make ntago wambaza ikibazo mu gishinwa. Ngo gisubize mu kinyarwanda kandi nzi ko igishinwa donc uvuga ngo nimba nakuretse ko ari question. Uwo muntu yayikubaje mu ruhe rurimi. Yego. Kandi ugomba kumusubiza mu buryo buri quick. Nutinda ntago kizarangira. Ubwo muri make Congo kugira ngo isobanuke ni mpaka basubize iyo question. Identifyinga ikibazo cy'uwo muntu kinda. Yego. Ugikemure bite birangira. Ntabwo ari ikibazo sociologique, ni cy'umuntu umwe. Nimba ari lobby gitange. Do fete nuvuga ngo nuko nguko bimeze. Impamvu Kongo bidakemuka ibiganiro bidashoboka ntabwo ari yo problem, hari yo question. Hari yo question. Reka turebe ko wenda muri Pan-Africanism wenda yazagera igasobanuka igihe iyo question izaba yamaze gusubizwa. Ese igihugu cya Uganda kimaze mu maboko ya President Museveni hafi imyaka ubu ngubu ni 38 n'umvura kabakaba muri 40. Ese ku butegetsi buri mu burambye cyane nka Cameroon, Eritrea, za Guinea Equatoriale, wowe iyo witegereje ubona Uganda nyuma ya Museveni izaba ihagaze gute? Hari ahazaza ifite bimeze gute nyuma ya Museveni wibyitegereje? Ubundi burya hari ibintu abantu bita ibihugu ariko bituje norme bundi z'ibihugu. Burya muri Afrika kugira ngo uzabone ikintu cyuje condition zo kwitwa igihugu cyakugora. Impamvu babyita ibihugu bagendera kuri territoire. Kandi territoire ni kimwe mu bigize igihugu ntabwo ari igihugu. Ko territoire yonyine ntabwo territoire yonyine ntabwo ikora igihugu. Igihugu ni le peuple. Yego. Akaza territoire. Yego. Akaza na souveraineté. Yego. Noneho souveraineté rero ibihugu byinshi byo muri Afrika niho bitakariza les normes. Kuko ntibifite ubwigenge 100%. Ubusanga wategeka gukora ibi n'iki ugataka. Uvuga ngo muri souveraineté yo winjiye mubona independance, liberté na sécurité. Ahantu ari independance ni ahantu ari liberté ni he ko abaturage usanga bamenaswa ahantu hose. Ahantu ari sécurité ni he ko nta ibihari. Uhora wumva hari ikikanga. Ahantu hose ubona urubyiruko rukennye nta sécurité bihari. Ko rwarubyiruko rwatekereza nabi nibwo aratekereza kugushikuza ya telefone nibwo kubera atari busy somewhere. Noneho rero iyo umuntu ayoboye igihugu imyaka 40 cyo ntabwo bari igihugu na akarimake ko aba yaragifashe koko akiza inguni zose. Kuko bivuze ngo uwo muntu tuduhere kuri le peuple. Bivuze ngo aho iyo le peuple iraho usibye we niwe wenyine niwe muntu uraho.
yego urumva kuri case ya peuple bisebe kuko atari wenyine twabona n'abandi bayobozi cyaze twabona n'inteko ishinga amategeko zifonctiona sena zikora ibisirikare bifite gahunda nta biba bihari yego urumva peuple aho ni icyuka niwe muntu wenyine uhari tujye kuri territoire muzajya mubona hari abantu bimurwa nta ngurane babwite muva hano mugende kuko ubundi nyine territoire bari igihugu ariko kuba abanyagihugu ndongo ubone mbega umutungo w'umuntu ntacyo uvuze noneho aho ngaho hari abantu bicyuka bitwa ngo ni abadepite n'abasena ngo b'intumwa y'umuturage ariko bakamwimura nta ngurane akaguma akicara akabirebera niyo mpamvu nakubwiye ngo uzajya ubona i Bugande hari sena idakora bidakora yego noneho tujye kuri souveraineté ubusugire independence yego abo bantu uzajya ubona batigenga hahandi usanga za Amerika zivuga tukubaha noneho abo bantu uzajya ubona liberté ntayihari urebe nka Bobi Wine ubone baramufurapye ngo nuko mvuze ngo ndashaka gushinga ishyaka yego n'izundi umuntu ashinze ishyaka ikibazo kiri akaza muri politike niba munaguye ngo nta wundi peuple ubura aho niwe gusa ishyaka n'irye business nta wundi nta ngo nibye gusa yego noneho tujye kuri sécurité nese kampani iri mu mijyi ADF bayikanga iki aba nubwo ADF itaza se ngaho ujyayo nawe widagadura ushyire nk'ibintu ugenda uhamagara gutya numva ngo hari umupasta barashe uri kumva se donc ntago bari igihugu abari donc ni ikintu cy'igisysteme kiba kiraho ariko cyabuze noneho akenshi niyo umuntu afashe n'ubutegetsi ku mbunda burya ahirima kibugeraho yego ahubwo wawe ushatse gusobanura gute no kuvuga ngo umuntu y'imbunda agafata ubutegetsi iyo akimara kubufata itahirima kuko abantu bahita bavumbura ko yabeshyaga iyo ari kwa Afrika no uwo munsi yabufashe muhita mubona ko ibintu yabwiraga yabeshyaga bivuze ngo umuntu arahirimya ahubwo noneho ikibazo kivuka nuko habura uhika niyo mpamvu rero uzajya ubona umuntu wafashe ubutegetsi ku mbunda agiye gutangira anire sirive none mu bantu 5-4 abagira batasi kubyo ntawe uzavugana nundi business zose azifate kubyo nta muzagira amafaranga yego imirima yose byose abifate kuko ubwo agiye guhanira sirive ntago agiye kuyobora ari byo tubona hano ku baturanyi ba Uganda turi ku Bugande n'ubundi mu Bugande business zikomeye zose ni za Museveni ibintu byose yari yanibye so rero nuvuga ngo yahirimye akigera ku butegetsi ariko habuze umuntu niyo mpamvu iyo umuntu avuze ngo agiye gushinga ishyaka itavuga ati umuntu mwitonde yarara ku ntebe donc yahita afata ubutegetsi kuko uvuga ko muri presidence nawe nta urimo nta muntu hicaye ubundi nuvuga ngo bivuze ko uze gushinga ishyaka itavuga atarahita hicara ababona ko hari probability ishoboka yo kuba wamutwara iyo ntebe neza cyane noneho rero ubwo icyo ngicyo niyo mpamvu ubona igihugu kibaho nta muyobozi gifite totaloma hari umuntu wenda hari abantu bashobora kubyumva gutyo bakavuga ati se kofisa akabije ni gute avuga ko igihugu nta muyobozi gifite kandi twumva yo Museveni ako kantu nyine ofete Ubugande bumaze imyaka 40 nta perezida bugira yahirimye agifata ubutegetsi kuko abantu bahise babona ko ibintu yavuze atari yabeshyaga rero mu mitwe y'abantu bamaze kugenda iyo wagiye mu mitwe y'abantu urumva n'ubundi nta function ufite aho ngaho wabaha nk'ingero nk'ebyiri wenda z'ibintu yagiye abasezeranya atabakoreye Abagande none se bakega ko bagera muri bakigera mu mihanda ya Obote gusa ngo wakeka ko Abagande bagira aka kanya uriya mujyi bita Kampala ari icyuka barasizwe none se jya mu bantu bafashe Museveni urugamba ufate mu mugate wakeka ko waba ukibayeho gutya cyangwa rozi kuzaba ufite etage y'amazu ageretse urumva aho hose hagiye habamo gucika none se nimba Museveni avuze demokarasi wakeka ko yafunga Bobi Wine ngo nuko ashinze ishyaka nese gushinga ishyaka si yo demokarasi kandi ajyaho yavugaga ko atumva impamvu abaperezida bamara imyaka myinshi ndumva yavuga ngo Bote n'umunyagitugu ngo Idi Amin barambye ku butegetsi ntacyo Idi Amin yamaze imyaka 40
aracyatsobanura ahubwo yarabeshye, aracyatunganya Uganda. none se umuntu nimba aje gutunganya Uganda avuga ko azabohora Burundi ati ageze yate yarabivuze. Nese urumva ikigamijwe ari Uganda? Ni Pan-Africanism. So rero yarabeshye kwa. Rero iyo abantu rezerite babonye ko wabeshye buryo ituhirima. Ko aho ngaho baba babonye weakness ahantu bashobora numara guhirima. Worakora ku buryo nubwo baguhiritse nta wajyayo noneho. Abantu bose bagira batasi ku buryo n'umwana wamuvugisha akavuga ati uyu muntu ni umutasi. Ugasanga noneho ubwo igihugu kizongera kubona umuyobozi ko umuntu yapfuye. Kuko nyine icyo gihe aba ari icye muri make. Nawe ntago aba ari icye. Kuko nakubwiye ko nawe ntago aba hicaye. Kuko ari icyawe wabanye n'abaturage neza. Ndumva abaturage bagukunze ubakora ibyo ugomba gukora. Yego. Mwebwe muguma muhanganye nabo ariko ugakora ku buryo ntawe bavamo ngo ajyeyo. Bose bagomeza bayireba yane. Urubyiruko rwose barashaka kugira abapolisi ku buryo nta numwe uzateza uvuga ngo abo umupolisi. Gukorera igihugu. Ugakora ku buryo ntawe ushinga ishyaka ku buryo atazicara muri ya ntebe iri ubusa mbega iri ubusa. Iraho. Aho hantu harimo logique nini. So rero nyuma ya Museveni Ubugande bundi buzashwanyuka. Bushobora kuzasubira hasi cyane mu iterambere? No, buzashwanyuka. Kubera ko tujye muri Ropeple. Yego. No kuvuga ngo uza gusanga kwa ko nyine muri Afrika Ropeple zibara amatiribi byo ndumva biswe. Rero Ropeple akenshi usanga ari tiribiri favorable. Yego. Noneho ukayishyira imbere. Basanga ifite ibintu byose iri mu myanya ya leta, abagenerali niyo iki byose. None bya bitiribi nabyo hari urubyiruko rukuramo aho ngaho kavuga ati ku kibintu ari by'abantu bamwe penetrating amahari ku kibintu ari by'abantu bamwe dongo twe tuziriki. Iyo bumvise ngo wapfuye bahita bavuga ati okay ubwo ibintu bigomba gutangira a zero, natwe tukagira ijambo muri kino gihugu. Kandi hayitabo collision rero ugasanga rimwe na rimwe habonetse n'izindi diplomasi zibarikaniza icyo gihugu cyate kibabarikaniza. Ese Uganda ubona hari ibice byatakaza kuko burya urubyiruko abantu bajye barwitondera uko ugenda urukandamiza niko ruzana amayide mashyashya noneho urukandamiza bategereza ko uva mu nzira. Hari n'umugani mu Kinyarwanda bajye bavuga ngo kanga imbwa ukayimara ubwoba ikaba yakoresha na zizindi strategy. So ubwo ntumbwiye ngo ari amatribi y'Ubugande ngo abaganda niki bazaguma ba maintaining ibyo bintu. Donc bazahita bavuga ati natwe tugomba kubona ubutaka, tugomba kubona ku butegetsi. Intambaro y'ubutaka y'Abanyafrika iragatsindwa kuko ubutaka se buretse gukora hejuru n'ukabyarana munsi ntituri kugerayo. Kuko iyo abantu bavuga ngo baje babohoye ubwo urumva ibibanza bafite. Yego. Ngo usanga umuntu afite ibibanza 500 ari umuntu umwe wenyine. Ibyo bintu rero abantu baba barakuze babibona bavuga ati natwe byanga bikunda. Acyumva gusa ngo watakaje access nako kanya. So rero nuko guko bimeze. Nukuvuga Ubugande buzashwanyuka byanga bikunda. Donc ureba donc ujye unabireba Bobi Wine yari ahantu urubyiruko ruba ruhari rwaje kumushyikira kandi nta roba afite. Yakiri icyuka. Atabakubise ngo bazaho. Aho ukabona biyisanye. Ibyo bikweka ibintu ushobora guturika Museveni avuye hariya. Yego. Ariko ukabona ahantu umuhozi yagiye bakubisa abaturage ngo baze yabahaye lobby yabahaye n'amamodoka bazana donc akabona size popular ariko hari ibintu yashoye. All Bobi Wine we nta kintu yabahaye bo baraza. Ibyo bikweka revolution ishobora kuzaba. Yego. Ese hari icyakorwa kugira ngo Uganda idaturika? Nuwuhe muti nkawe Kofi watanga kugira ngo Uganda itazashwanyuka nyuma Bo Uganda nta muti watanga no wese. Nuvuga ngo babantu bafite ubutaka bonyine ntago babaka. Inka zibari zabo ntago bazuvuga ngo n'abaturage mu sharing n'iki byose. Yego. Ama business na yawe wese wayabaka. Donc ko kireka bavuze ati igihugu ni cy'abantu bose. Mureke ibintu tubisangire twese. Niwo muti wonyine watuma Uganda itashwanya. Kuko urubyiruko ruri hari iyo ndurebye muri Bobi Wine
rufite inyota, rufite inzara, bafite inyota, revolution iteye ubwoba. Urangaye niyo mpamvu nabo baba bashyiramo imbaraga. None ukoze ikosa Bobi Wine kuvuga ngo ariyamamaje, bakamutora nyuma ukabihakana ko yatsinze amatora, umbwe hahita abo guturika kudasanzwe. Ibyiza nuko muhagarika atari yagera. Ibyiza nuko muhagarike ntajye mu by'amatora, kuko agiye yagutsinda kandi wabihakana ko yagutsinze, ugasanga bibaye akaba. Kubibwira urubyiruko rwamutoye, ureba n'umujinya baba bafite iyo bari kwiyamaza bagira bati. Ese Robi Museveni afiteyo ntihagije kuba yakigarura urwo rubyiruko cyangwa nuko byirengagiza? Bo ubu ngubu Museveni ntabwo ashaka kwigarura urubyiruko rwa Uganda. Uko rega muri Afrika tumaze abanyafrika benshi na bake, rego ntabwo turi benshi ariko tugiye turimo. Tumaze kubona ko Afrika yicwa n'abayiyoboye. Yego. Kandi dufite inyota y'uko Afrika itungana. Ukoresheje Robi nayirya ariko nkabanzi ko Afrika idatunganye. Yego. Rero ngubu Afrika ifite urubyiruko rwemeye gupfira ibintu bya byose, Afrika ikaba nzira. Niyo mpamvu nimeza ko izo Robi batazemera. Yego. Ese urabona hari icyo icyizere urwo rubyiruko rutanga muri 2023 nkuko agenda ya Afrika imeze? Africa we want. Africa you want yiheze. Nyibona yigeze gusinwa nyine hariho intego za Afrika twifuza. Urubyiruko kuko urumva byanga binoga bayisinye si bo bazayigezayo. Nubwo rubyiruko ese koko birashoboka ko hari uruhare rwagira? Nese ubimuna gwe ngo Africa we want. Ariko ukabona urubyiruko rwimye kapa nese izakorwa n'ibiti. Nuvuga ngo we mugiye uzi neza ko umuntu atahe agaciro urubyiruko, ibindi byose yaza kubeshya. Ntukabigemo. Mbese bigwa mu mazi bigitangira. Ndongo uhita umushushanya ubone ko umuntu abeshya. Africa you want urubyiruko rukennye, ntunashyiraho mekanizme zo ko bakora imishinga, ni we want nyabaki. Ntabwo byumvikana. Ubu rero Uganda utubwiye ko nyuma ya Museveni yagira ibibazo byinshi cyane, ikashobora kuba yanaturika. Nkuko bitubwiye umuti nuko basharinga neza cyane. Abantu nibamenye ko ibintu by'amatimbi ntacyo bimaze. Bumve ko nabandi bana ari abantu. Aho kugira ngo uhinguke mu kigo cyari tusanga harimo timbi imwe gusa. Ako byo aba ari ikibazo, ariko abari no kwibeshya gukomeye kuko birabura aho unyumva uri hose. Iyo ugeze mu Burayi, Amerika, nyine uri inguge bagufata nk'inguge. Ntago bareba ngo umunyabura gufashe nk'inguge ubundi wabagiye wabo gukora iki wagumye wayo. Ushaka ubuzima. Bite ubwo Pan-Africanism batwihangana ihite yinjira cyane. Ni gute tujya gushaka ibyo turya handi? Kandi hano ariho hera cyane, ari wowe bahora batubwira ngo kirima nziza, imisozi myiza. None se impamvu rega undi tubaye tumenye ubwenge twavuga tuti abazungu baravuga ngo dushaka Afrika itari umuntu numa. Ubwo ntago mumva ko ibyo bintu biraho babyadukiza. Bo ku cyifuzo cyabo twakabaye dushyiramo burundu. Nta muntu umusigaye. Bagakora neza. Noneho iyi Afrika isigaye babonaho ya environment. Ubwiza bwayo barabubona. Twego bakora kurya abanyafrika ibyo bintu biraho tutamenya ngo ni ibyacu. Niyo mpamvu bashyira president bazajya bashwana. None bagashyira president batazi imbaraga z'urubyiruko. Yego. Dore ko ruba rufite abantu buriya